kiri hano ubona bari gucaho. Hey sore nyoni ziraguruka. Uyu arabibona ko umuntu hari umuntu uhari ukanze inyoni yita aca bugufi. Se ngo bose ni abaprofesiyoneri n'abanyamwuga icyo bakora barabizi. Mwana muto tugiye kwirukanka ariko ugende wunamyemo gaturare bahita bimanukira. Ese ni gute umuntu warokotse urupfu inshuro ebyiri ashobora kongera gusubira mu muriro? Ese Tyler Rake aracyafite imbaraga zo guhangana n'isi yose imurwanya? Intsinzi ya Extraction ndetse na Extraction 2, abafana ku isi yose bari kwibaza ikibazo kimwe gusa: Extraction 3 izaba irenze iyabanje? Uyu munsi tugiye gusesengura iki iyi filime ishobora kuzaba igizwe nacyo, n'impamvu ishobora kuba igice cya nyuma cya Tyler Rake. Mu mwaka 2020 kuri Netflix hasohotse filime ya action yahinduye byinshi. Iyi ni filime yayobowe na Sam Hargrave ikinamo na Chris Hemsworth. Extraction ya mbere yerekanye Tyler Rake nk'umucancuro udasanzwe, umuntu udatinya urupfu ariko ufite ibikomere by'imbere mu mutima. Extraction 2 yo yazanye intambara ya gereza itigeze ibaho mbere. Aha harimo long one shot scene yafashe iminota 20 y'intambara idacikagurika, ariko igice cya gatatu gishaka kuzamura urwego rwayo kurushaho. Tekereza ibi: Rake yoherejwe mu gihugu kirimo intambara ya politiki, hari umuntu ukomeye ku rwego rw'isi agomba kurinda, ariko si misiyo isanzwe. Ni umutwe w'iterabwoba ufite intwaro ziremereye, ingabo zawo bwite n'umuyobozi wayo wiyemeje kwihorera. Iyi nshuro Rake ntago ari guhunga gusa, ahubwo ni intambara yuzuye. Mu mpera za Extraction 2 hari abatarishimye. Extraction 3 ishobora kuzana umwanzi ufite amafaranga arenze aya Rake, ufite ubuyobozi bw'igisirikare kandi ufite intego imwe: umurangiza burundu. Si amasasu gusa, ni intambara y'ubwenge. Ese Tyler Rake azabasha guhangana n'umuntu umeze gutyo? Tyler Rake si imashini, ni umuntu wabuze umwana we, ikindi kandi ni umuntu ufite ibikomere bitagaragara. Extraction 3 ishobora kutwereka flashback z'ubuzima bwe bwa gisirikare, ibibazo byo mu mutima, guhitamo hagati y'akazi n'ubuzima bwe bwite. Wakibaza ngo ese azahitamo kurwana cyangwa azahitamo amahoro? Niba Sam Hargrave agarutse kuyobora ino filime, hari ibintu by'ingenzi tuzasangamo. One shot fight scene izaba ari ndende, exploration nini izagaragaramo, kurwana k'umubiri ku mubiri nabyo bizaba birimo, stunt zikorwa live nazo zizaba zigaragaramo. Extraction 3 ishobora kuba ariyo filime ya action ikomeye kurusha izindi zose za Netflix. Extraction ntabwo ari filime ya action gusa, ni inkuru y'umuntu ugerageza gucika urupfu ariko buri gihe rukamugarukaho. Extraction 3 ishobora kuba igice gikomeye kurusha byose, cyangwa iherezo rya Tyler Rake. Ese wowe bitekerezaho iki? Extraction 3 ishobora kuzaza irenze izindi zose twarebye. Nawe tubwire uburyo utegereje ino filime. Wibuke gukanda like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.